ibihe byiza kuri mwe mukunda kandi mugakurikira ibiganiro byacu umunsi ku munsi. Nizere ko mumeze neza cyane aho muri hirya no hino ku isi. Nizere ko mushima Imana kandi ibintu ari amahoro. Birashoboka ko uyu munsi ushobora kuba utameze neza ariko ejo waba umeze neza. Ubuzima ni gatebe gatoki, uyu munsi nyine birakunda ejo bikanga. Ariko reka nkubwire ngo ihangane, ibintu byose birashoboka. Iyi ni Imena TV show, tugufitiye Imena Catering, aho tukuzanira ibyo kurya byiza kandi ku giciro cyiza. Tukagira icyo bita Imena Protocol and Service, tukagira icyo bita Imena Sound. Ibyo byose ni ibintu tugenda tugukorera kandi ku giciro cyiza, ku buryo nta serivisi n'imwe ushobora kudukenereraho ngo uyibure, kubera ko ibintu byose twebwe tuba tubifite. Tukagira Imena Protocol and Service, handi tuba tugufitiye abantu bashobora kugukorera ibintu bijyanye na protocol na service. Ibyo byose biba bihari ku giciro cyiza. Ubu twazanye ababyeyi bagera muri 20 bazajya bavuza impundu mu birori. Twasanze ikintu kijyanye no kuvuza impundu kirimo kigenda gicika gikendera, duhitamo rero gukora kampani y'ababyeyi bavuza impundu, ku buryo ibirori byawe bihinduka umunezero gusa. Nitwa MC Imena Gitero Moses, ufite ibirori tubana nawe tukagufasha ibintu byose bikagenda neza cyane. Uraduhamagara cyangwa ukatwandikira kuri WhatsApp nimero 0782 limwe. Ndimboneza makuza yarutse abangira cyogere ku rugamba mushaka mutagira imbe umuntu nkaba rwisendekereza muri marwa muri baratuma amajyambere ajya ku rugamba rwo gomera nkiko nkabindatirwa abazi mwikotaniro ry'abazi rutari umugayo umugambi nkawutahana. Nitwa MC Imena Gitero Moses. Vuba cyane turaza kuba dufite Imena live band mu gihe gitoya, nabyo iyo service turaza kujya tuyitanga. Ndi kumwe n'umuhanuzi w'Imana Profete Noheli Byuka urabagirane kuri ku nkweto nziza cyane. Ku bantu bamubona yambaye inkweto nziza cyane y'agaciro kenshi, ngira ngo iyo nkweto murayireba murabona ukuntu ameze neza cyane, ku gakweto kameze neza cyane, ku isaha nziza cyane y'amadolari 80. hanyuma ku gashenete keza cyane mwakabonye kari agashenete nako kari mu madolari 100. hanyuma ishati nziza cyane y'amadolari 30. ameze neza cyane, ni umukozi w'Imana, ni umuhanuzi w'Imana. Imana yagurukije muri iki gihe gikomeye kugira ngo abwire isi cyo umwuka ayishakaho. Ameze neza cyane rero, afunzemo, niwe tugiye kuganira. Muramuzi, muramukunda. Mu minsi iri imbere turaza kubabwira kimwe mu gitangaza Imana yamukoreye. Turaza kuba ducelebratinga akantu ko kugenda yicaye, kubera ko Imana ni umukozi w'umuhanga, kandi iyo umuntu yubashye Imana nayo imuha icyubahiro yatajikojeje isoni, nta soni imukoza. Dufite amakuru menshi rero agiye atandukanye, na makuru acaracara ku mbuga nkoranyambaga avuga ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Ariko uyu munsi tugiye kwibanda cyane ku kiganiro abantu bakomeje kugenda bavuga bati Annette Murava ibintu arimo avuga kubera iki? Arimo avuga ko akumbuye umugabo we, kandi bishoboka ko ari we waba waratanze ikirego. Avuga ko umugabo we yamukoreye icyo umuntu ashobora kwita ihohoterwa, cyangwa bya bindi twita menace. Urumva nibaje ukuntu babyita mu rundi rurimi, babyita ngo iki? Ihohoterwa ishingiye ku gitsina cyangwa guhoza ku nkeke, harassment. Abantu bati kujya ku mbuga nkoranyambaga akavuga ko akumbuye umugabo we ni ugushinyagura. Abandi bati ni ngombwa, byari bikwiye kuba umuntu ashobora kuba hari icyaha yakoze akaba yagihanirwa. Ntago bivuze ko nyuma yo kujya kugororwa umuntu washakanye n'undi atamukumbura. Profete Noheli ibyo bintu urabivuga iki? Kindi twabonye ku mbuga nkoranyambaga ikiganiro Theo bose babireba yakoranye na Pastor Claude Imana ifite pièce ku Ikaze TV Rwanda, aho bose babireba avuga ati jewe umuntu kuba ngewe narajyaga mpakana abana nagiye mbyara hirya no hino, nibyo bintu nabonye ko byari kungwa nabi, kubera ko
ntago nari kubihisha igihe kirekire ni byiza rero ko mbyemera kugira ngo abantu bashobore kuba wenda bamenya n'amakuru yanjye ariko agaruka no ku mugore we urwaye avuga ko umuntu wari wamwemereye impyiko mu buryo bwo kuzimuha bushobora kuzagorana turagira ngo wenda duhere kuri iki kintu cyo kuba umugore yaza ku mbuga nkoranyambaga akavuga ngo bose babireba yanteye inda bose babireba ni umuntu bose nshaka nanjye kubisubiramo ko naba mbaye nkawe ahubwo ndagira ngo ubanze wumve iki kiganiro akavuga ati kuko uwo mudamu bambwira bati wowe akanampamagara ati yaba ari wowe nta n'igiceri nari kuguha akavuga ati kuko uwo mudamu ukuntu wamubangamiye wamubabaje atari ko nkurikije ukuntu yihanganye ati unamumpe tuvugane nanumve ukuntu ijwi rye rimeze ati uwo mudamu njye numvise ukuntu yihanganye biranyubaka ntabwo ari abakunzi banjye ni hehe hari umugore ndumva ashobora kuba hari ni ikiganiro yakoreye ku urugendo TV rwa Kamana umugore rwose yagiye yandagaza ndetse wumve utunganwe mu ruganda uzasohoka ahangaha ni Aneti kuri igikoresho kizima avuga ati yemera utunganwe mu ruganda bivuga ngo arashinyagura n'abavuga ngo arijijisha ngo afite uburyarya nasomye komenti zirenga 600 nabisomye ubu ni bose babireba agira icyo abivugaho yanavuze tubona ko agihari izo ndwara n'inzara bitamwishe agihumeka tunabona ko ameze nk'umuntu nyine ufite ibibazo wabuze umugabo we njyewe nibuka ko n'ubukwe bwabo bwabaye mu muhezo ibintu byabo bikunda kuba mu muhezo n'urubanza ngo ni mu muhezo urumva n'ubukwe bwabaye njye numvira ngo ari n'abakubitiwe mu bukwe ariko n'ibyavugwaga gikinera agahinda utazi nari ngiye kuvuga ukongera ukancika ni iki kintu hanyuma bose babireba we arumva ntacyo bitwaye ati byanatumye byibura twongera kumva Murava avuga mu gihe kinini abantu batari bahirutse kumva ijwi rye bagiye bamusaba bati nyabuneka uzaza ugira icyo bivugaho we kuba Murava yatangaje ko nta kibazo afitanye n'umugabo we wowe ubona hari icyo byaba bitwaye murakoze kumpa ijambo kadusuhuza abantu badukurikiye ku Mena TV show bari mu Rwanda mu mahanga dusuhuza abayobozi badukurikira ku Mena TV show dusuhuze benshi bagenda badukura hano kuri online tubabwire ngo Imana ibamugisha icyo nabivugaho cyambere cibanze Aneti Murava nta kosa afite kuba yaje kuri kamera akitereka akavuga ati njyewe nkumbuye umutwari wanjye nkumbuye umugabo wanjye nta kosa na rimwe afite kuko afite uburenganzira 100% rimwemerera kuba yakumbura uwo bashaka icya kabiri umuntu uri kumuburenkinga avuga ngo kumubureminga avuga ati Aneti Murava ibyo ari gukora sibyo wowe urinde ushinzwe iki mu buzima bwa Bishop Gafaranga kurusha umugore bashakanye bahuje urwuya bakabyarana bakabana kurusha umugore uzi intege nke za Bishop Gafaranga uzi imbaraga za Bishop Gafaranga uzi Bishop Gafaranga uwo ari we uzi igihe bitotsi bimufatira n'igihe bitamufatira wowe ushinzwe iki kabiri mu Kinyarwanda baca umugani ngo urusha nyina w'umwana imbabazi abashaka kumurya wowe ufite izihe muhe zirenze za Aneti Murava yagira umugabo ku buryo uza kumucira urubanza wowe ngo Aneti ibyo uvuga sibyo Aneti ibyo ukora ntago ari byo wowe urinde Bibiliya iravuga ngo mbere yuko utokora gatokorwa kari mu jisho rya mugenzi wawe banza urebe umugogo uri mu jisho ryawe banza wite ku byabo abantu bavuga iby'abandi bigoramye bagashaka guhisha ibyabo byagondamye ahubwo njyewe ndumva nta kosa na rimwe Aneti Murava yakoze ryo kuba yaza kuri kamera akavuga ngo nkumbuye uwo twashakanye cyangwa se kuba yavuze ati njyewe Bishop Gafaranga ntacyo twapfuye nta kibazo dufitanye niko yavuze keretse nimba ari mwebwe mushaka kuzana ikibazo hagati yanjye n'umugabo wanjye kandi koko ibyo ndabyemera bivuze ngo abaribo bavuga ko
ashinyagura ahubwo bashobora kuba aribo bari gushinyagura cyane kuko ndibaza neza ntabwo twigeze twumva umwanzuro wavuye mu nzego uvuga ko Bishop Gafaranga wamufungishije ari umugore we cyane ko n'urubanza rwabaye mu muhezo cyane rero niyo mpamvu abantu bavuga menshi bakavuga yabo n'akayabandi ayabo bakayazigama bakayareka njyewe ndumva Annette Murava kugeza izi saha nta kosa na rimwe afite kuba yemerewe no gukurikirana umutware we kandi mwibuke neza ko Annette Murava igihe Gafaranga yari afungiye kuri sitasiyo i Nyamata yaryaga ibiryo Bishop Gafaranga yaryaga ibiryo madamu wagize gute amugemuriye amuzaniye musubire inyuma murebe ya video ava mu modoka ntabwo umugabo yaba yaraguhemukiye ngagutocaringe. Do you understand? Nurangiza uhindukire umugemurire, nurangiza uhindukire umupostinga kuri Instagram, nurangiza uhindukire umushyira kuri Facebook, Messenger, Twitter n'ibindi and so on. Rero ndumva nta cyaha na kimwe Annette Murava yakoze cyatuma hari umuntu ukomeza kumushogoza kuba ntabwo Annette Murava ibyo akora arabizi ntago ari umwana. Umugore witwa Annette reka neragasonga bugari mugani wa Jihad yakubuziye rwose yambaye neza mwijwi rituje aravuga ati mwebwe muceceke ibyo muvuga nago mubizi aho ubundi kuki bivanga mu buzima butabari ariko wowe uraza kwivanga mu bintu by'abashakanye nkana umugore n'umugabo bashobora kugerana ikibazo nonaha cyane nyuma y'iminota 5 bakagikemura none buri umwanzo kwanga MC Menegete azakubwire ngo ngwino ukemure ibibazo by'umugore n'umugabo nurangiza wijandikemo ugire uruhande rumwe ubogamira uzaba wicukuriye imva ku buzima bwawe bwose kuri uwo muryango. Rero niyo mpamvu nshaka kukubwira ngo ibibazo byose binanirana mu bantu tubiharira Imana. Mwabyumvise neza? Tubiharira Imana kuko nibiza ukuri ko abantu babiri ababurana ari babiri babi umwe abayigiza nkane. Rero bareka kubureminga Annette Murava ndumva nakosa yakoze icyo ngira ngo ndagishubije ubwo ubutumwa we waha abantu barimo bavuga niba ceceke ikibazo cyabo baceceke kuko icyambere mu bukwe bwa Annette Murava kandi wasanga aba bari kubivuga nta nuramusura mu bukwe bwa Annette Murava baravuze mu gusabwa baravuga asora indirimbo baravuga ariga baravuga umuntu bizi neza n'umuntu witwa Mugisha Marite ari nawe wabaye hafi y'umuryango wa Annette Murava ndetse na Bishop Gafaranga nawe ntacyo yabivuzeho kuri kamera yaratuje none mwebwe mwo hanze mutamuzi muraza kubureminga umuntu muguma mumutocaringa ahubwo mumuhata ibibazo ngo naza avuge mumutoteza why not ngira ngo wenda icyo ngicyo reka tukiveho abari kugira ngo abantu tubamare impungenge abantu naho Annette Murava niyo bafata Bishop Gafaranga bakamujyana amageragere yemereye gukumbura umugabo we kuko nuwo bashakanye cyane yemeye kumuvuga neza kuko nuwo bashakanye yemeye kumuvuga uko ashaka kuko nuwo bashakanye urushanye nawe umwana imbabaza bashaka kumurya ahubwo ngiye ku giti cyane ndabona Annette Murava ari umunyabwenge cyane erega umugore uzubwenge ibi bintu tubyibuka tubigarure umugore uzubwenge ntago yishyira hanze ntabwo avuga umugabo we nabi ngo nuko yamukosereje ahubwo icyerekana ko umugore azubwenge nuko arenga kuri ya mafuti akareba bya bindi byiza umugabo ntabwo yita ku bibi byabaye yego ahubwo we areba ibyiza byabaye muri mwese muri kuvuga kwa Annette Murava akiri umukobwa nta wari waramubengutse ngo amukunde amukure mu bukobwa bwe amuhindura umudamu muri kuvuga kuko yabaye iki umumama ni mumureke no mushyira hasi cya kabiri wibuke neza Annette Murava afite ubwenge nk'ubw'umudamu we witwa Uwanyana Asiya. Impamvu ni iyi afite ubwenge meze nk'ubwanye na Asiya twibuka witwa Steven wo muri Amerika from USA yaraje atangira kwinjira umudamu witwa Uwanyana Asiya. Asiya abintwari aramubwira iri jambo Annette yavuze ni nk'iryo mama Pasteur Uwanyana Asiya yigeze kuvuga abwira uyu mugabo witwa Steven aramubwira ngo Steven umutware wanjye naramusasiraga nkamwubaha nkamukunda yagenda mu gitondo nkamuha breakfast ya mu gitondo nategereza ko ari butahi namusasiye
iyaba umugore w'igihomora nk'abandi nk'uko bameze yari kumubwira ngo umugabo wanjye ntakigenda niwe muzima ugiye kumusimbura niwe nemera, akamusebya. Uyu nawe rero Annette Murava ni umunyabwenge, ni umugore w'umutima wubaha Imana ahubwo akubaha n'abantu. Abantu bari bashimishijwe no guhagarara ku gasozi bakifata mu mayunguyungu, abandi bagafata ibicupa, abandi bagafata amajerekani, bakagira ati yo, bari bategereje kubona uwa Annette Murava asebye umugabo we, ariko ntibyakunze. Niyo mpamvu yabahaye icyifuzo batari batekerezaga kumva mu matwi yabo. Nuvuga ngo bo bashakaga kumva avuga ngo ibyabaye byose yarampemukiye byagenze gutya, none we aje agaragaza ko ari umugore w'umutima. Yego, ubwo nabandi uyu nanjye mubonye namushaka Profete Noheli nkamugira umugore. Ubwo nabandi bagore bumvireho cyane. Hari abagore babiri hanze baba hano hanze, ntabwo ari bumeshoninga amazina. Ushobora gushaka wamukubita urushyi rumwe cyangwa mwagirana ikibazo akabikwiza u Rwanda rwose, amahanga, ibingu by'abaturanyi bose abantu bakabimenya na karitsiye yose hagashya. Rero uyu nguyu ni umugore. Rero dushimire Annette Murava rwose. Annette Murava atira rwose ngo haya karabo ko mu badamu bitwara neza. Aka karabo ngahaya Annette Murava nk'umudamu witwaye neza. Kabiri akanapo ngahaye witwa mama Pasteur wa Nyanase ko yigeze kwitwara neza nawe mu bintu nk'ibi bikomeye. Dukeneye guhamiriza Imana, dukeneye guhamiriza ingo zacu, aho abantu baba bishabari naho batari. Ndumva ari cyo nabivuga. Hanyuma rero umugore ubwo icyo tugifasheho n'umwanzuro, umugore arihandagaje abwiye Theo bose babireba ngo nimbwa. Ndashaka kubanza kumenya ngo uwo mudamu ninde, ese n'uwonzi cyangwa se umudamu ndamuzi. Ubu abantu baraje banera amabuye uvuge ngo nabyaranye na Marine. Oya. Ni Marine. Wabyaranye na Mayibobo. Naguma Mayibobo ujya bushira. Mayibobo. Ibi bintu ndabivuga. Hanyuma wumve n'icyo wabwira abagore nk'aba ngaba. Wowe umuntu mwarabyaranye, sibyo? Umuntu mwarabyaranye umuhurgo rukundo kubera ko ntaginda inda ntago iva mu kirere. Twemere ko Theo bose babireba wenda yanamuteye niyo nda, sibyo? Ariko se ni byiza kujya kuri social media ukavuga ngo wabyaranye n'imbwa, wabyaranye na Mayibobo, umuntu mwagiranye mwahuje urwuya rukabyara urwunguko, umuntu ukikiriye, umuntu hekeye. Kubera iki abagore cyangwa abakobwa social media barimo bayikoresha nk'intwaro? Wenda kuko ni iminota iri kumfata cyane, ndashaka kugenda. Mfite urugendo ngiye kujyamo, ariko icyo nabwira abantu ni kimwe: kirazira kikaziririzwa gufata uwo mwashakanye cyangwa se gufata uwo mwahuje urwuya. Kirazira gufata papa w'umwana wawe ukamwita Mayibobo. Ntabwo imbobo ibyara. Imbobo ziba mu biraro Nyabugogo muri Dobandi. Nta cyiza cy'imbobo. Imbobo ziba ni za zindi bafungira amageragere ziba zarataye imihanda zarararutse. Iryo ni ikosa rikomeye uyu mudamu yakoze. Uyu mudamu ngenda muzi, ni inshuti yanjye. Uyu mudamu wa wise Theo bose babireba imbobo. Ndamuzi kurusha uko umuzi no kurusha uko mumukeka. Bamwita Ngabire. Nagatwiko yari ariho. Bamwita Ngabire. Nibyo koko Ngabire yabyaranye. Bamwita Ngabire Rusi. Yabyaranye na Theo bose babireba, ibyo ngenda bizi. Kuko Theo ni inshuti yanjye. Theo aranzi, nanjye ndamuzi. Afite ukwanzi nk'umuhanuzi, nanjye mfite uko muzi nk'umuririmbyi urimba indirimbo za gospel mu Rwanda ndetse no mu mahanga, mu bihugu by'abaturanyi n'ahandi hose abasha kugera atumiwe. Theo ntabwo ari umuntu ukunda kubeshya. Theo icyo atavuze kiba kidahari. Ikindi, uyu Rusi atuye ahantu bita Igiheka, ngenda muzi, hafi yo ku Munara. Afite umugabo wenda muzi, bose ndabazi, we n'umugabo we ni inshuti zanjye. Ukumva neza? Uyu Rusi afite umugabo. Nuvuga ngo yabyaranye na Theo nyuma yuko Theo amuteye inda.
birangiye uyu mukobwa agafata umwanzuro wo kuza kuri kamera gutesha agaciro Theo Bose babireba ngo bamuhagarike mu itorero. Nyuma yaho Imana yamuhaye undi mugisha, kwa kundi usamba n'uri umukristo, uri umukozi w'Imana, yego warangiza ukagwa mu cyaha ukagikorana n'undi muntu utari umupagane, mwese muri abakozi b'Imana bakamucyaha, hakavamo umugisha w'umwana. Nyuma uwo muntu ukamenya ko mutazabana bitewe n'uko afite undi mudamu, nuko yatewe inda na Ngabire Imana imuha umugisha nawe ashaka umugabo. Wabyumvise neza? Ndakumva. Ariko uyu Ngabire we yaravuze ngo Theo Bose babireba ntabwo nzigeramo amahoro kugeza no ku mwuka wanjye wanyuma. Ndibaza niba Theo Bose babireba umwana yaramwandikishije mu irangamimerere, umwana akaba amwishyurira amashuri, umwana akaba amuha buri kimwe, ahubwo igihe ari mutazi mu makuru nzi Rusi yanyiganirije na Theo Bose babireba nzi bagiye bamba na yuko tiwavuga tese kuki utemera konza gusura umwana wanjye ngo mu burenganzira nka papa w'umwana, cyangwa se unyemere tujye mu mategeko umwana gukurweho azaje mu bandi bana b'umwana wanjye. Undi ati ntabwo byakunda ko underera. Amakuru mfite na yuko uyu mugabo wa Ngabire yirukankanye Theo Bose babirebana na Kerete, agahora amubwira ngo nuramuka wongeye kugaruka iwanjye nzajya kukurega. Theo amaze kujyanwa muri RIB inshuro zirenze 3 n'uyu mudamu. None se uyu mudamu arashaka iki? Ubwo yahoze muri RIB n'uyu mudamu ari bamujyanye muri RIB. Turibaza uyu mudamu kucyo ahoraza atuka umugabo ngo nimbwa kandi barabyaranye. Twibaza impamvu ahoraza. Ese umugabo amwima iposho y'umwana? Ese amwima indezo? Ese kwagera kuri kamera akamuvuga? Ikigaragara rero namaze kukibona niki, uyu mudamu we kuko azi ku izina rya Theo Bose babireba rihora hejuru mu kirere, nawe arashaka kuboostinga azamukiye ku munyenga witwa Theo Bose babireba. Icyo kirumvikanye. Bivuze ngo uyu mugore Ngabire ryo guhitinga arashaka kumenyekana, yego, ariko akamenyekana asebya Theo Bose babireba, asebya uwo bashaka, uwo babyaranye. Yego. Nawe niba uri umukobwa ukaba ufite umuntu mwabyaranye, ntago mwabyaranye yagufashe ku ngufu, ntimwabyaranye yagusizemo ikiziriko, ntimwabyaranye agufashe ku ngufu utujuje imyaka, ahubwo mwabyaranye kuko wabishakaga nawe abishaka. Nongeraho mbwira n'abakobwa bakunda kuza imbere y'abantu y'abayobozi cyangwa n'ahandi ngo uyu nguyu ngo yamfashe ku ngufu. Ntabwo yagufashe nawe warabishakaga ku ngufu gute, kandi nawe warabishakaga, ikindi wujuje imyaka y'ubukure. Hanyuma se abakobwa bose bakayivugira rimwe? Hari benshi bakunda kubivuga. Umva nk'uyu nguyu yaraho rirengeye kubera ko uyu mugabo yanyishyura ubuzo, nacecetse igihe kinini ambikamo ubwoba. Niwe Ngabire. Rero nashize ubwoba. Reka tubifurize. None se kuvuga ngo yashize ubwoba, ubwoba yamubitsemo n'ubuhe kubera icyo adashaka gutanga umwana? Ikigaragara nakubwiye ngo uyu mukobwa ntabwo azwi, ntabwo ari The Ben ngo yaririmbye indirimbo y'Imana cyangwa se y'urukundo, si y'amano, si Marina, si Butera Knowless ngo aririmba amenyekane. Agomba rero kwifashisha iturufu ry'umuntu babyaranye ko Theo Bose babireba kukazwe. Aka kanya hari abakobwa, niyo mpamvu mujya mubona abakobwa benshi bivugisha ngo mbonye twarahuye, ngo nawe na Prophet Noheli. Ntago muza abakobwa bagiye baza bavuga ko nabateye amada bambeshye cyane. Ntago muza bagiye bankingira bavuga ngo turabana mu nzu. Ntago muza abantu bagiye baza bankiraho ngo Noheli ngo twahuriye mu kabari, ngo twahuriye muri hoteli. Ntanamuzi, ntamuzi, nta na rimwe nahuye nawe. Rero iyo uri umusitari ntabwo ubura abantu bakurwanya, ntubura abantu bashaka kukwangiriza izina, ntubura abantu bagutoteza, ntubura abantu bakugendaho. Icyo nabwira Theo Bose babireba ni yihangane kandi akomerere mu mwami. Iby'Imana itarakora iyi minsi izabirangiza, kubera ko isaha itwereka igihe, ariko iminsi ikatwereka inshuti nyanshuti turi kumwe nazo muri uru rugendo. Hanyuma n'ubuhe butumwa waha inshuti mu buzima duhura nazo, ariko ugasanga ni inshuti zigukenera gusa igihe zifite ibibazo, ni inshuti zigukenera igihe ziri mu kaga, ni inshuti zigukenera hahandi zikeneye ko wazidefanda, nguriza amafaranga, bamfunze ndwanaho gira gutya,
ariko wasanga muri bya bihe byiza zirimo ni iby'imodoka nagurishije moto mu buriganya nagurishije cano mu buriganya nagurishije cano mu buriganya kandi ugasanga nayo mafaranga ntiyakugishije inama ngo umugire inama nziza. izo nshuti zimeze gutyo uzifatanye n'aba bakobwa barimo bagenda bahakana zigukeneye umufasha. Izo ni inshuti mubana zigukeneye mu gihe runaka ariko wowe wazazikenera ntuzazibone. Njyewe nunyanga nzakwanga, nunkunda nzagukunda, numvuga neza nzakuvuga neza, nunyemera nzakwemera, nutanyemera se nzakwemera. Kubera iki? Ugasanga gasore kiriwe gahamagara na telefone kuva mu gitondo, arahamagaye bwa mbere ibaye koro kwa kundi cika, yego ugasanga arahamagaye iracitse, kabiri uhamagaye umukobwa ngo ni sheri wawe iracitse, gatatu iracitse. Wowe ntabwo mwitayeho maniga, uri mu biki? Uri guhamagara afite abandi bari kumwitaho, afite abandi ari kwitaho. Ubwo wafashe telefoni yawe ugakupa ugahanaguramo. Hari byo ngo nakwango ibishingwe n'ibikubana byinshi uzabijyana induba. Foromata telefoni yawe ukuremo umuntu. Telefoni yawe nifite amahoro atagufite umumaro. Siba basibe foromata kasanga urimo uramagara umukobwa telefoni iracitse rimwe kabiri gatatu kane gatanu. Uyu mukobwa wowe urashaka kwitaba ngo wakandire ngo wabivuyemo. Ntabyo yavuyemo, ahubwo yabivuyemo kera we ntabyo uzi. Wowe ufite muri tete vide. We yamaze kukureka kuba yaguhamagaye rimwe igacika. Ni igisobanuro cyerekana ko atagushaka, atagukeneye. Rero mbone kubwira inshuti z'indyarya, inshuti zidukunda ngurira peti mitsinge 5, ngurira musteri, ngurira fanta. Inshuti ngizo abazi isuka n'agatebo muri Nyabarongo. Imana igukuraho abazimu, igukuraho abantu bagukenera gusa ugutabakenera mu buzima busanzwe. Ari abantu baparazita ugasanga niba yabonye amafaranga ntago ubizi, ariko wowe arashaka nyine kumenya niba wabonye amafaranga, kumenya ibyawe nayo make wabonye. Insesezi hari imbeba zitwa insesezi zinjira no mu runzi wa utazihaye karibu zikinjira. Imana igukureye insesezi kandi Imana iguhereza abantu bazima. Erega bureka mubwiza ukuri, urugo rutubatswe n'Imana, inshuti tubatswe n'Imana, iyo ni satani bayizanye Imana igukurira mu nzira. Niki wabwira indyarya abantu baturyarya ishari ni ishuri ryanye mu muntu yiga gahita hinduka umurozi. Umunyeshari n'umurozi ni abantu babiri b'amahasa mu Kirundi bavukana. Imana ikurinde indyarya, ikurinde Sanibarati, Tobiya, Geshemu. Aba bantu ni abantu batagira icyo bakumarira mu buzima bwe bwa buri munsi. Indyarya, dore indyarya ni Petero yagendanye na Yesu. Bageze mu nzira abwira Yesu ngo ndagukunda, I love you, je t'aime, nagupenda sana. Yesu ngo kuko yarebaga mu mutima abona ni indyarya, aramubwira ngo ndakubwiza ukuri, inkoko iri buze kubika unyihakanye ishuri zingaye 3. Hari undi witwaga Yuda Iskariyoti, dufite ba Yuda tugendana nabo barari mu buzima bwa buri munsi, akagusoma akugambanira avuga atondi busome muhite mumufata n'uwo nguwo. Bonero n'abantu bari kuvuga ngo naheri ngo n'umukene ngo naheri nazakomera. Ndari umukire njyewe n'igi wawe, ndari wawe mbi wawe, usigeho mujye marika gusuzugura. N'abarirwa bambwira ngo naheri kudashaka, wowe uranshakisha, uramenye ngo ushake, wowe utarashaka wowe washatse azagutungira urugo, uzantungira urugo. Ntabwo kubaka urugo ari imikino by the way, cyane ntabwo bazi inshingano. Amazi yarenze inkombe urabwira. Ubundi umuntu yavuze ngo amazi nakubwira ngo nunyoge, uzabwire ngo nta rubyiro mfite. Hanyuma nubuye butumwa rero waha abantu babana by'umwihariko bakurikiranyweho imitungo, ugasanga umuntu arakunda undi kubera amafaranga, arakunda undi kubera ubushobozi. Profete Noheli akankunda, tukaba inshuti kubera avuga ati mena gitero n'inkena zanguriza, ningira service ikeneye amafaranga zayampa. Ugasanga ni inshuti ariko ziri materialiste. Na abantu badukunda kubera ko ari cyo badukurikiyeho ariko kijyanye n'ubutunzi. Abo bantu rimwe na rimwe bahakaniye bagutega ikintu cyitwa agakiza, ngo ndabizi urakijijwe, ngo mbabarira, ngo ntunyima amafaranga. Ariko ndibaza, agakiza ntago ari ubwisungane bwa mituweli do sante. Agakiza ntago ari amafaranga dukura muri banki muri Beneri. Agakiza ntago ari ubwisungane bwa koperative y'abanyonzi cyangwa abamotari.
agakiza ni individuwe gukizwa ni ku giti cya muntu wiza kunguriza witwaje izina rya Yesu ngwino nkawe ubwawe ninguhakanira ubyumve no gutumbira ngo uranyanze hanyanze mama wagiye nagaruka wowe uranyanze se ngo bigende gute uranyanze ndyi wawe uranyanze ndari wawe uranyanze unyishurira inzu urukundo rwa Yesu ni rucuye rutandukanye n'urw'abana b'abantu abo bantu rero badotegetingaho ibyo bintu ubufasha ubuvugizi ibiki reka tubabwire ngo kila muntu na muzigo wake reka tugushimire Prophet Noheli Imana ibahereze umugisha murakoze cyane amen